mu ijuru nitugerayo abamarayika baturindaga bazaba bafite morali idasanzwe. Tuzaba tuvuye aho ngaho turi nk'abantu bavuye mu cyaro. Murebe namwe abantu bavuye mu ntambara badaheruka kwiyitaho, ngo nitugera mu ijuru bazabanza badushyira ahantu hamwe kugira ngo baduhe gahunda turi bugendereho. Ngo abamarayika bo mu ijuru batazi ibyabereye mu isi, batigeze baza ngo babane natwe uko bwije nuko bukeye, ngo bazaza begere ba bamarayika baturindaga, ngo babaze ngo aba ni bande? Ngo abamarayika baturindaga bazaba bafite courage. Nibanjira bababwire ngo aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi. Haleluya. Mu ijuru kimwe mu by'abamarayika bazaturataho nuko tuzaba turi abantu bavuye mu mubabaro. None mu byumba by'amasengesho buri muntu wese arimo aratanga icyifuzo: mu nsengere, ndi mu buzima bubi kandi bitari bikwiye, munshyira imbere y'Imana, iki kintu ntago. Ariko ni gute umuntu w'Imana abaho afite ikintu kimubangamiye? Paulo yari afite ijisho ryahoraga ririra, yabwirizaga ubutumwa rihanagura, ategura amasengesho, abwira Imana ati Imana, kugira ngo ibintu bicemo neza, kuraho iki kintu cy'iki kijisho kimbangamira, ubundi ngo ukorere kahave. Imana irangije amubwira iti ntuzongere kuvuga ibyo ngibyo. Ushatse kuvuga ko utabwirije? Ubuntu bwanjye buraguhagije. Mu bibazo turimo, mu kaga turimo, ubuntu bwa Kristo bugize gute? Burahagije. Reka dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu ni umwanya wo kumva ijambo ryawe. Amarangamutima yacu, ibyacu n'ibitekerezo bijahagurika byigizweyo kugira ngo uduhe amatwi mazima yumve icyo umwuka abwira itorero. Mu gihe nk'iki ngiki abana bawe urimo kubakorera ibikomeye, mu gihe nk'iki ngiki abana bawe urimo kubambika imbaraga bazarwanisha mu gihe gisoza, reka itorero ry'Igikondo ryambikwe imbaraga. Reka ubwo tugiye kubumbura ijambo ryawe, imitima yacu ikingurwe kugira ngo ijambo ryawe ribone aho rijya. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mwanya dufitanye icyigisho kivuga ngo icyizere dukura hejuru yo hejuru. Haleluya. Icyizere dukura hejuru ya hehe? Hejuru yo hejuru. Ezekiyeli igice cya mbere, muri Bibiliya zanyu muzirebe, igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya mbere. Ezekiyeli umuhanuzi ukomeye, umurongo wa mbere Bibiliya tubwira ngo mu mwaka wa 30 mu kwezi kwa 4 ku munsi wa 5 w'uko kwezi, Ezekiyeli ati nari imbohe ku mugezi Kebari. Yari iki? Yari imbohe. Ibihe ntago byaguye neza Abisiraheli bitewe no kutumvira Imana. Imana yafashe ubwoko bw'Abisiraheli bwose ibujyana mu bunyage. Ariko nagira ngo mbabwire ngo n'abahanuzi b'Imana bagendeyemo, atari uko hari ibibi bakoze, ahubwo Imana imaze guhana ishyanga yemeye no kuritwaza abarimu bazarifasha. Muri ubwo bunyage rero Ezekiyeli ati nari imbohe ku mugezi Kebari. Ariko arangije yandika amagambo akomeye ngo ijuru rigira gute? Rirakinguka. Haleluya. Iri jambo ijuru rirakinguka ryongeye kuvugwa igihe Yesu yari ari muri Yorodani, muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 17 n'uwa 18, aho Bibiliya tubwira ngo amaze kuva mu mazi ijuru rigira gute? Riramukingukira. Ibi bintu biratangaje. Mu buzima bw'uyu munsi wa none abantu bamaze kuba imbohe. Hari abamaze kubaho n'imibabaro, hari abamaze kubaho no kutabyara, hari abamaze kubaho n'imiryango y'ibibazo, hari abamaze kubaho n'imiryango yabo yikoreye akaga, hari abamaze kubaho n'amateka nk'aya twaciyemo mu Rwanda rwacu. Abantu benshi ni imbohe, ariko nagira mbabwire ngo kuba imbohe ntibigukange. Ukwiye kumenya yuko ijuru ryakinguka n'ubwo waba uri imbohe. Ezekiyeli arangije ati maze mbona ibyo neretswe n'Imana ku munsi wa 5 w'ukwezi, hari mu mwaka wa 5 umwami Yehoyakini ajyanwa ari imbohe. Ijambo ry'Uwiteka ryeruriye ku mutambyi Ezekiyeli. Ijambo ry'Imana ryareruye kuko ryari ingume. Uyu munsi wa none abantu benshi barimo barasoma Bibiliya ntibayumve. Korari zirimo ziraririmbira abantu bakumva nta kintu bakuyemo. Ubuhamya burimo buratangwa bw'iby'Imana yakoze hano imbere, ariko abantu bakumva ni nk'igipindi. Ijambo ry'Imana ku bantu benshi ntago ryeruye, ariko ku bantu nubwo baba baboshywe n'ubu buzima, ijuru ryamaze gukingukira, ijambo ry'Imana riba ryeruye.
ijambo ry'Imana ryeruye ryaje kuri Ezekiyeli. Ezekiyeli yari ari mu bihe bikomeye. Amateka mu gitabo cy'ibihamya by'itorero volume ya 2 page ya 449 gukomeza. Ellen White yanditse yuko muri icyo gihe Yerusalemu yari yarasenywe kandi ubuzima bwari bumeze nabi. Indirimbo z'ibyishimo n'inanga bari barazimanitse kuko ntibagombaga kuririmbira i Babuloni. Mbega uburyo dufite umubare munini w'abaririmbyi bacu batorejwe muri iri torero, beguye imanda zabo, beguye inanga, barimo kuririmba indirimbo za Primus Guma Guma, barimo bararirimba i Babuloni bitemewe. Ntabwo twaririmbira i Babuloni. Inanga bari barazimanitse kandi abahanuzi bari mu busuhuke. Abahanuzi b'Imana, Imana yavuganaga nabo barabwirirwaga bakaburara. Ubuzima bwo muri buriya buhungiro bwari bubamereye nabi. Ntuzazane ububyara ku Mana. Hari igihe Imana yemera yajya gukubita ishyanga ikemera ko n'abahanuzi bayo bari kubitirwamo. Ntuzayizaneho umurengwe. Ikintu Imana igendereye ni ugukiza umutima w'umuntu. Ikintu gitangaje, ubuzima bwari bwaranze, bari baraho ubugome n'ikinyoma byari byaragwiriye. Najya mbabwire ngo buriya buzima bari barimo, bari baturanye n'ibihugu ndetse n'igihugu bari barajyanywemo cyari igihugu kimena amaraso, cyari igihugu gikandagira abana b'Imana kugeza ubwo kwegura umutwe ku bana b'Imana byari bigoye. Nasomye amagambo avuga ngo mbere gato yuko Yesu aza, abana b'Imana isi zabanga, ibintu byose bazakora by'isi ntibizabahira, ngo kugeza igihe bazatera indirimbo ikabaryohera ivuga ngo twabuze gakondo muri iyi si. Ngaho turimo kwerekeza, ubisira cyabaryoheye mbere gato yuko Yesu aza. Niki kizabibabwira? Isi izatwanga. Kandi ubuzima bwari bwaranze. Uyu muhanuzi Ezekiyeli yarebaga kwangirika no konenekara kw'imico, aho abantu bari barimo kwicwa, abandi bakajugunywa mu muriro, aho batambaga ibigirwamana, aho abantu babaraga yuko nta Mana iriho. Ezekiyeli arababara ku gahinda kamuza mu mutima. Ese ujya urira ukanihira ibibi bikorerwa aho ukorera? Uretse guca ku bapagani, uretse guca ku basinzi, uretse guca ku mugabo n'umugore barimo kurwana, twarangiza tugaseka, ni bande bafata umwanya bagapfukama bakereka Imana ko barambiwe? Ni bande? Ntabo. Ezekiyeli muri ubwo buzima, ibyo byose byabateye kubabara. Nibwo Ezekiyeli yasobanukiwe n'amagambo ari mu Gutegeka kwa 2, aho Imana yari yarabwiye Abisiraheli ngo nimuramuka mwanze kunyumvira, iminsi izababana miremire, buzaza bucya muvuge muti noneho uburi bwire, nibwira muvuge muti aba bwacyaga. Ibyo byose muzabiterwa nuko nta kizabizeza ubugingo bwanyu. Ngaho twatangiye kugera. Umuntu murimo muraganira akakubwira ati iki cyumweru ntago nzi ko gishira, uyu mwaka utangiye sinzi kuzarangira. Kubera iki? Kubana n'Imana iyo byabuze iminsi ba miremire. Ezekiyeli arangije muri icyo gihe yatangiye kwibaza niba Imana ibareba, ese Imana ibitaho. Abisiraheli nabo bari mu Egiputa bagezaho ubuzima bubacanga, barangije bakazaza basenga babwira Imana bati Imana uriho, niba uriho se urareba, niba ureba kuki ibi bintu bitubaho ugaceceka? Imana ihagurutsa Mose, igiye kuganira na Mose. Mose arayibwira ati Imana, bariya abantu bababaye, bariya abantu baba mu bibazo ubuzima bwacanze, nimbageraho nzababwira ko Imana yantumye yitwa ngo iki? Imana yitwa amazina arenga 150 muri Bibiliya. Imana yabwiye Mose ngo genda ubabwire ngo ndiho yabantumyeho. Haleluya. Mu gihe urimo gusenga amasengesho yo kubaza Imana niba ihari, Imana yitwa ndiho. Muri no minsi Imana irimo iritwa nde kuri wowe? Imana muri no minsi irimo iritwa irihe zina kuri wowe? Kuri uriya mubyeyi uri hariya ubu Imana yiswe ishobora byose, siko bimeze? Ariko mu minsi yashize yitwaga ndiho, kuko warabazaga ngo Mana uriho? Ezekiyeli Imana iramanuka iraza iramwiyereka. Umurongo wa 4, maze ngiye kubona mbona umuyaga w'ishuheri uje uturutse ikasikasi.
ngiye kubona mbona igicu cya rukokoma gishibagura umuriro gikikijwe n'umucyo w'itangaza, kandi hagati y'uwo muriro haturukaga ibara nk'iry'umuringa ukubye. Icyambere Ezekiyeli yabonye, yagiye kubona abona umuyaga w'ishuheri. Uyu muyaga w'ishuheri uza nta muntu uza aho uturutse. Reka ngire ikintu mbabwira, ku isi hagiye gutera umuyaga w'ishuheri. Umuyaga w'ishuheri mu buhanuzi werekana ibyago, amakuba, imvururu, akaduruvayo biturutse aho umuntu atazi. Ezekiyeli yagiye kubona abona arabibonye. Agiye kubona abona hari igicu cya rukokoma gishibagura. Iki gicu cya rukokoma muzarebe imvura, igicu cy'umukara cyane cyiza, wajya kubona ukabona burije kandi ari ku manywa. Ese bwari bwakwirana kandi ari ku manywa? Aho niho umuhimbyi w'indirimbo yageze mu kwizera ko yari ari mu bigeragezo bikomeye, arangije abwira Imana ati Imana nyemerera ngendane nawe nk'uko Enoki yagize gute? Burije rwose ntihabona. Kuri we bwari bwije kubera igicu cya rukokoma cyari kimugose, ariko ku bandi babonaga bukeye. Vuba aha bidatinze kuba pagani bugiye gucya kuri twe bwire, ariko ikizakurikira ni kimwe. Kuri bo noneho buzira, kuri twebwe bugire gute? Buke mu gitondo cy'umuzuko. Ibyo ni ibintu bigiye gukorwa mu minota mike. Iki gicu gishibagura cyamuteye ubwoba Ezekiyeli, ariko hari icy'Imana mu gihe ab'isi bafite ibihe bibi bibategereje, hari icy'Imana birimo gukora. Iki gicu gishibagura cy'umwijima gisobanura iki? Yesaya igice cya 44. Abafite Bibiliya zanyu, twagiye mu gitabo cya Yesaya igice cya 44. Abareba Bibiliya zanyu umurongo wa 22 haranditse ngo, neyuye ibicumuro byawe nk'igicu cya rukokoma, ibyaha byawe mbikuyeho nk'igicu, ngarukira kuko nagucungoye. Imana yeretse Ezekiyeli yuko hari igicu cy'umwijima cyagose abapagani cy'ibihe bibi biri imbere yabo, ariko abana b'Imana ntibaterwa ubwoba n'ibyo bihe bibi barimo, kuko Imana nayo ifite ikindi gicu abantu batarimo kureba. Imana irimo kweyura igicu cyitwa imbabazi. Haleluya! Imana yari irimo gukora umurimo wo gutsindishiriza Ezekiyeli. Vuba bidatinze, mu gihe ab'isi bagiye kugotwa n'iroro ridasanzwe, abana b'Imana bo bagiye kugotwa n'igicu. Icyo gicu kizaba ari icy'ibicumuro byabo, ariko Imana izakeyura. Mbere yuko twinjira mu karengane, tugomba kubanza ishyanga ryose tugahabwa imbabazi, kuko imbabazi zizaba urufunguzo tuzakoresha mu gihe cy'umubabaro wa Yakobo. Iki ni igihe cyawe cyo kubana n'Imana, ugacukumbura, ukisoma, ntushaka undi muntu. Iki ni igihe cyo kwegera Imana mu masengesho no mu byanditswe. Imana ikakwereka uburyo impagarike yawe yanduye, ijambo ry'Imana rikakwereka yuko uhereye mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro nta hazima. Reka ngire ikintu mbabwira, ku bana b'Imana irimo irabitubwira uyu munsi, kugira ngo mu gihe cy'umubabaro wa Yakobo tuzatsindisha imbabazi z'Imana. Rero nubwo murimo kubona ku isi ibihe bitari byiza, nubwo igicu cyamaze gukomera, nubwo hamaze kwijima, bwira Imana uti nubwo bagenzi banjye bose bansiga, nyemerera ngendane nawe. Burije rwose ntihabona, nyemerera ngendane nawe. Ezekiyeli Imana yamweretse ibintu bikomeye. Icya gatatu yagiye kubona igicu cyagendaga gishibagura umuriro, ariko hirya y'icyo gicu yagiye kubona harimo harakurikiraho umucyo w'itangaza. Haleluya! Nk'uko izuba rituvira rikarabagirana, niko umucyo wo mu ijuru warasiye mu mutima wanjye, wawukuyemo iby'amanjwe. Haleluya! Hari amanjwe menshi tugifite mu mitima yacu. Hari amanjwe menshi tugifite mu mitima yacu. Muri ibyo byose, muri ako kaga, mu bigeragezo, inshingano y'Imana ni imwe, ni ukurasira imitima yacu. Murebe muri Nehemiya yanditse amagambo akomeye
abafite Bibiliya zanyu munyaruke turebe mu gitabo cyane Nehemiya igice cya 4 umurongo wa 4. Bari barimo kubaka, kandi kubaka byari bigoranye, bari bagoswe n'ibibazo byinshi, ariko batanga raporo ya nyuma ivuga ngo Nehemiya igice cya 4 umurongo wa 4, hanyuma Yuda, uyu yari umwe mu bari bashinzwe kubaka, hanyuma Yuda aravuga ati abikorezi bacu bacitse intege. Abaki? Abikorezi bacu bacitse intege. Aba bikorezi ndabagereranya n'ababwiriza, abikorezi ndabagereranya n'abapasteri, abikorezi ndabagereranya n'abaririmbyi, abikorezi ndabagereranya n'ababwiriza, abikorezi ndabagereranya n'abayobozi b'itorero, ariko by'umwihariko abikorezi ndabagereranya n'umuntu wese wamaze kumanika akaboko kuri Yorodani akarahira ko agiye gukorera Imana. Bacitse intege. Kandi hariho ibishingwe byinshi, nuko ntitukibashije kubaka inkike. Hari ibishingwe byinshi birimo gutuma ababwiriza batabwiriza neza. Mu bibwirizwa byacu hari ibishingwe birimo. Hari ibishingwe biri mu makorari bituma indirimbo baririmba zitagera mu mitima. Hari ibishingwe biri mu bayobozi b'itorero bituma abayoboke batayoboka bumva umutima uri ahantu hamwe. Twari turimo kubaka inkike y'imitima yacu kugira ngo Satani atabona aho aca ngo adutere, ariko imbere yacu hari ibishingwe byinshi. Ikintu gikomeye, ariko icyo nshimira Imana ni kimwe: kampani y'ijuru ishinzwe gukura ibishingwe mu ngo zacu ibikorera ubuntu, irimo iragusura. Jya uririmba uko bwije nuko bukeye ngo Mana ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige. Ariko najya mbabwire, muri uno mujyi wa Kigali ibintu byarantangaje. Buri iyo tujugunye imyanda iba ari imari ku bandi bantu. Mu gihe nk'iki ngiki itorero risabwa kurekura ibishingwe, hari ababona ibyo bishingwe arizo nyungu zabo. Nimwemere dukore isuku mu nzu y'Imana, twemerera ijuru ibishingwe bisohoke. Emerera Imana yinjire mu mutima wawe, ibishingwe bivemo. Kandi Ezekiyeli agiye kubona hirya y'uwo mucyo w'itangaza, yagiye kubona abona inziga zakoreshwaga mu kwihutisha ibintu. Abona inziga, reka njye ikintu mbabwira, Imana ifite uruhare rwo kwihutisha iminsi mibi ntumenye uko ihise. Uriya mubyeyi uri hariya umubajije imyaka 12, kubana n'Imana bituma iminsi yihuta, iyo myaka abandi bakayibara ariko we ntumenye ko yimaze. Icyo nshimira Imana ni kimwe: n'uyu munsi wa none ibintu byose birimo birihuta, ariko Imana ifite urufunguzo. Ubuhanuzi burimo burihuta, ariko Imana ifite urufunguzo. Ibintu byinshi birimo birahindagurika, ariko Imana ifite urufunguzo. Mwibuke yuko Ezekiyeli yeretswe yuko inziga zishobora gutuma ibintu byihuta kandi bikihuta mu buryo bwiza ari iz'Imana. Ndagaruka ku basore. Umuntu arimo araza akakureba akakubwira ati ariko ko imyaka ibaye 40 utarashaka, urabona udapfuye nabi koko? Waratinze cyane, ubu ntuzanabyara, abakobwa beza bashize. Jya umubwira uti ku nziga z'Imana hari abamarayika bazitwaye. Imana yihutisha abantu mu buryo bwayo, kandi iyo bibaye ngombwa Abisiraheli bari mu butayu, hari igihe Imana ashaka ko bagenda gake bakwihuta bikaba ibibazo. Kandi Abisiraheli mu butayu, hari igihe Imana yashakaga ko biruka barandaga kikaba ikibazo. Hari n'igihe bashakaga kugenda Imana ikababwira ngo muhagarare. Mu minsi iri imbere gato ibintu bigiye kwivangura. Abantu twugamyemo, abantu twunamye munsi, abantu twagenderagaho mu nsengero, Satani agiye gukora ishungura rikomeye. Abazasigara mu nzu y'Imana ni bakeya. Aho ngaho rero abizera bafite umwuka wera, Imana izabaha kuririmba indirimbo ya 53. Nyemerera ngendane nawe, mwuka wera muyobozi, ube hafi y'iki y'abakristo. Igihe kirageze ngo tuyoborwe n'umwuka, nibyo bizatuma tuba abana b'Imana.
Ezekiyeli uru rugendo rwari rukomeye, agiye kubonabona ibintu bitangaje cyane. Twisubirire muri Ezekiyeli. Ezekiyeli amaze kubona izo nziga z'amagare, agiye kubona umurongo wa 8, kandi byari yabonye ibizima, kandi byari bifite amaboko y'umuntu munsi y'amababa yabyo mu mpande zabyo uko arenye. Haleluya. Ibizima byaragendaga, yarabyeretswe. Ibizima bishushanya imikorere y'Imana idashobora gusobanukira umwana w'umuntu. Imikorere y'Imana, aho Imana irimo kugutwara, ibirimo kukubaho, uretse kwimyoza no gutakira abantu, nta kindi kintu wabikoraho. Ariko ijuru rizaho rigukuye naho rigize gute, rikujyanye. Ugomba kugirira icyizere ijuru. Ikintu gikomeye ahangaha, Ezekiyeli yagiye kubonabona ibizima 4 bifite amababa 4, 2 yari ayo kugurukisha, 2 yari ayo gupfuka ibirenge kugira ngo byubahe Imana. Ariko umwuka w'Imana abwira Ezekiyeli ati komeza witegereze. Ngo agiye kubonabonamo hasi ya mababa harimo ikiganza kimeze nk'icy'umuntu. Haleluya. Ikiganza kimeze nk'icy'umuntu cyashushanyaga iki? Hari ukuboko kw'Imana kutagaragara gutuma ibintu byose bigenda neza. Ntabwo kuba ucuruza ukunguka suko ufite iseta nziza. Ntabwo kuba warabyaye abana ukaba ubakujije suko uri umumama uzi ubwenge kurusha abandi. Ntabwo kuba warize ukarangiza ukora akazi keza, ntabwo byatewe nuko wagiraga amanota ya mbere. Ushobora gusanga ari n'uwabaga uwa mbere wasaze kandi wowe warabaga uwa nyuma. Hari ikiganza cy'Imana. Ntabwo kuba mufite urusengero rwiza ari uko rimwe muzi target, muzi strategy. Kuba mufite inyubako nk'iyi ntabwo ari uko mufite strategy, si uko mwatoye abayobozi beza. Hirya y'amababa n'ibyo tubona hari ikiganza cy'Imana. Ezekiyeli Imana yaramubwiye iti ntuzakangwe n'ibindi. Hirya iki kiganza ariko nta muntu upfa kukibona. Ariko najya mbabwira, iyo mwarangije amashuri, mu gihe murimo gushima mwambaye ikanzu, iyo twamarangije amashuri, twarangije A0, Masters, PhD, wambaye cya gikanzu cyiza cy'amabara, urimo gushima abantu. Mu gihe urimo gushima ujya wibuka iby'ikiganza cyagiye kigukorera ibitagaragara. Reka njye ikintu mbabwira, ibihe byo gukorera amafaranga menshi akinjira bizarangira. Ibihe byo kubahwa bizarangira. Ibihe byo kugira umuryango utagira ikibazo bizarangira. Abana b'Imana bazasigarana igihe kimwe cyonyine, igihe cyiza cyo gusenga. Icyo ngicyo Satani ntago azakitwambura, ibindi azabikoraho. Mwitegure ibigiye kuba bidasanzwe. Ezekiyeli kandi umurongo wa 20, aho mwuka werekeraga hose niho bya bizima byajyaga, kandi niho umwuka yashakaga kujya. Inziga zikaba ariho zizamurirwa iruhande rwabyo. Kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Ibizima 4 byayoborwaga n'umwuka w'Imana, kandi aho yashakaga ko bijya niho bizajya. Icyo nagira mbabwire, abana b'Imana mu gihe gisoza amateka y'isi tugiye kwinjiramo, abana b'Imana basabwa kuzagira na connection n'ijuru kuruta iyo bafitanye n'abantu. Ariko birababaje, umwizera arafata radio, telefone yalo, ni kuri radio, yego niyihe, bati niyi. Muri mu kihe kiganiro turimo turasengera batabyara, abantu bashatse abagabo bakababura, n'abantu bafite inyatsi mu kazi badaheruka kunguka. Muri abantu b'Imana cyane mu nsengere, wowe usengera he? Ndi umudivanisti wacu barasenze byaranze, ariko rwose mu nsengere fata kuri antene ya radio yawe. Ibibazo abadivanisti byababanye insobe ku buryo batangiye guta umutwe. Akaga kari imbere. Umwuka w'Imana aho yifuzaga yuko bijya niho byajyaga. Umuhimbyi w'indirimbo yazamukira aravuga ngo nzajya unshakira hose. Mwemerere Imana irimo iratuyobora nk'itorero ryayo, irimo iraducisha mu bihe bitandukanye, irimo iraducisha mu buzima butandukanye, ariko icyo nzi ni kimwe, izatugezayo. Muyigirire icyizere gusa. Ezekiyeli yakomeje yerekwa umurongo wa 26 arangije. Ezekiyeli noneho abona ibintu bidasanzwe, kandi hejuru y'ikirere cyari hejuru y'imitwe yabyo.
turatangiye hejuru rero. Hari hejuru ya bya bizima byari byamurangaje, yagiye kubona hari ikirere. Noneho hejuru y'ikirere cyari hejuru y'imitwe yabyo hari igisa n'intebe y'ubwami. Haleluya. Yesu yitegereza abigishwa be nubwo bari bake, arababwira ati mwamukumbi muto mwe ntimugire ubwoba kuko so yishimira kubaha ubwami. Arangije abwira abigishwa batumva rero mwihane ubwami bw'Imana buri hagati hehe murimo. Ni ibintu bibiri. Niba ushaka ko ubwami bw'Imana bwimikwa muri wowe urasabwa kwihana. Iyo tumaze kwihana ubwami bw'Imana butangira kuyobora muri twebwe. Ubwo bwami ni ubwami bw'ubuntu. Igihe Yesu azabaje rero azaza gutwara abari bafite ubwami bw'ubuntu muri bo abajyane mu bwami bw'ubwiza. Reka njye ikintu mbabwira, niba hari ikintu ushobora guhindura ku myitwarire yawe uyu munsi nibwo wagikora. Yesu naza nta mwanya uzaba ugihari. Ikintu gikomeye, hari igisa n'intebe y'ubwami. Iyo ntebe y'ubwami yasaga n'ibuye rya safiro, kandi hejuru y'iyo ntebe, haleluya, hejuru y'iyo ntebe y'ubwami hari igisa n'umuntu. Iki gisa n'umuntu cyari iki? Yohana. Bibiliya zanyu twagiye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Yohana igice cya mbere umurongo wa 14 arangije ati jambo uwo yabaye umuntu abana natwe tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se yuzuye ubuntu n'iki n'ukuri. Igihe Yohana yabatizaga kuri Yorodani yabwiye abantu ngo dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abagize gute. Nguwo igisa n'umuntu. Imana yemeye ko umwana wayo afata ishusho yacu, arazamera nkatwe, ababazwa ubuzima bwose. Elena White yaranditse ngo ntaho na rimwe rizaduhanda ritabanje kumuhanda. Ariko njya nibaza ibintu bikanyobera, ni ukubera iki yaciye mu nzira amahwa akamuhanda, ntafata abamarayika ngo ababwire ati aho mvuye mujye mugenda mukuramo ibirenge, ndashaka yuko abantu barimo guca muri iyi nzira naciyemo batazababara. Ubwami bw'Imana si ubw'abanenganenzi. Nukandagira ku ihwa ry'ubushomeri jya umenya yuko Yesu nawe yabaye umushomeri. Nukandagira ku ihwa ryo kutagira huba uzamenye ko Yesu nawe yahaciye. Hejuru hari igisa n'umuntu, Kristo Yesu. Ariko uyu munsi wa none muraganira, umuntu mukaganira akakubwira ati hejuru simpafite umuntu. Iyo ngira umuntu hejuru ntabwo iki kibazo mba nakigize. Imwe mu ndwara ikomeye itorero abizera bacu barwaye ni indwara ivuga ngo simfite iki umuntu. Yohana igice cya 5. Yohana igice cya 5 abafite Bibiliya umurongo wa 7 ku kidendezi cy'i Betesida umurongo wa 6. Yesu yitegereje uyu muntu wari urwaye. Igihe Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Haleluya. Yesu iyo aturebye ahita amenya ibyacu. Mutazagira ngo gusakuza mu masengesho nibyo bituma Imana itwumva. Imana iratureba ikatumenya. Amenya yuko uyu muntu yari arwaye. Arangije Yesu aramubaza ati mbese urashaka gukira? Mwumva igisubizo. Ese urashaka gukira? Umurongo wa 7 umurwayi aramusubiza ati databuja simfite iki? Simfite umuntu. Ubundi indwara ku kidendezi cya Betesida barwaye ni indwara yo kubura umuntu. Mpamvu ubukwe bwanjye ntizeye ko buzaba mu rusengero mu nama y'itorero nta muntu mafite. Ariko ushobora kuba mu nama y'itorero nta muntu wafite ukaba uhafite Imana. Haleluya. Use reka tugaragurike nyine, reka dupfe. Nese ko nta muntu mfite muri Faisal. Undi naye mugakubitana afite ibipapuro. Kubyara ntago bizakunda. Bambwiye ngo rwose umugore mujyane nzabimwakirize mu mutwe. Muganga wa hejuru muri Faisal yavuze ko bitapfa bibayeho. Umuntu akagotwa n'icyo kintu ngo hejuru bavuze, ariko najya mbabwire ngo hejuru hari Imana. Iri soko ntago naritsindira. Hejuru buriya muri kampani zikomeye nta muntu mafite. Yaba nari mfite umuntu hejuru,
umva nakagombye kuba niza ariko nta muntu ngira hejuru mvugira, ni ukuri rwose abantu bose bo hejuru nta muntu nyikoza, bene wacu bo hejuru. Yego, hejuru tuhafite igisa n'umuntu, tuhafite mwene wacu witwa Kristo utwitayeho kuruta uko abandi bantu bose bagira gute batwitwaraho. Turi ku kidendezi cya Betesida muri iri torero ry'Imana ryasigaye, kandi najya mbabwire ngo ahangaha uko bwije nuko bukeye, mu ndirimbo, mu bibwirizwa, mu buhamya bubera hano, marayika aramanuka agakiza ugomba gukira. Ariko indwara abantu benshi barwaye, simfite umuntu. Mukura amaso yanyu ku bantu, muyahanga Imana. Ikintu gikomeye ahangaha, Ezekiyeli amaze kwerekwa iki cyari igisubizo, arangira avuga tumva, mu minsi yose nzamara muri ubu buretwa, mu minsi yose nzamara muri ubu buzima, sinzongera kwivovota, sinzongera kwicuza, kuko mbonye yuko imbaraga zose n'imikorere yose y'ijuru biri hamwe nanjye. Ikintu gikomeye, agatabo kitwa Intumwa y'Imana, Ellen White yazamukiye kuri aya magambo, yerekwa urugendo rw'abadivanisi umunsi wa karindwi, uburyo bagombaga kujya mu ijuru ariko baciye mu mibabaro ikomeye. Abafite iki gitabo ni page ya 68, ikigisho cyitwa Inzira Ifunganye. Ellen White arangije atuva, twatangiye urugendo n'ibyacu byose, ariko byageze aho inzira irushijeho gufungana, tumasha ko tutagishoboye kugendera ku mafarashi, tuyavaho tugenza amaguru. Ikizababwira ko turimo kugenda twerekeza gutaha, hari ibintu byatangiye gusigara. Bamwe batangiye gusigaza amamodoka, abandi amazu arimo aragenda asigara, abandi ibyubahiro birimo biragenda bisigara, kuko turimo turaca mu izuru ry'urushinge. Twagendaga tuyavaho tugenza amaguru, twari dukurikiranye ku murongo, kuba imodoka yabuze, kuba inzu yatejwe cyamunara, kuba akazi wakoraga muri leta cyangwa ahandi hantu wakomeye bakwirukanye, ntibikwiye kugukura mu murongo w'abadivanisi umunsi wa karindwi. Twakomezaga ku murongo, umuntu agakandagira aho ndashinguye ikirenge. Uriya mubyeyi kutabyara yabishinguyemo ikirenge, yinjiye mu mubare w'abamama babyaye. Hari undi nawe uri inyuma yawe, nawe ugomba gushinga ikirenge aho wagishinze. Kandi ikindi kintu gikomeye, Ellen White akomeza kubona ibibazo bikomeje kwiyongera, maze dutekereza ibyo abantu batamenyereye, imiruho n'amakuba. Turavugana tuti, mbese ubu bari hehe? Abantu bazajya mu ijuru bazaba ari abasirikare, ntago bazaba ari abasivili. Bazaba bararashweho na Satani kugeza ubwo intambara zose barwanaga bazazisubika, basigarana umwanzi witwa Satani. Ariko uyu munsi wa none uracyafite abamama wijunditse, uracyafite abagabo ngo bagupinga, hari abantu barimo kurwana intambara z'ibyubahiro. Ubu hari abayobozi baba barivumbuye, sinzongera kuyobora, reka bizapfe babone icyo nari imaze. Hari abavuye mu makorari. Mu gihe izo ntambara zose muzazisubika, ugasigarana umwanzi umwe witwa Satani, uzamenye ko urugendo rwatangiye. Arangije nawe ati, babandi batamenyereye imiruho n'amakuba, kimwe mu bintu Imana irimo kumenyereza abantu bayo, bagomba kuba abametre ku miruho n'amakuba. Nushaka uba umunyamafaranga, hari ibigeragezo uzahura nabyo by'abanyamafaranga. Ubu mukene, hari ibigeragezo by'abakene uzahura nabyo. Kuko iri torero dufite indirimbo nziza ivuga ngo irembo ryuguririwe abashaka agakiza, ngo abakene n'abakene bagire gute? Hagowe umuntu uzagira itsinda bangamira muri aya matsinda yombi. Muyobozi mwiriwe, umuntu uzabangamira rimwe muri aya matsinda mvuze, umuntu uzabangamira abakire bakava muri iri torero, cyangwa agafunga irembo abakene ntibabashe kurinyuramo, azahangana na Kristo ku mugaragaro. Iri ni irembo ryuguririwe abashaka agakiza, ntabwo rizacamo abakene n'abatindi gusa. Ariko nanone mwirinde nanone kurigira iry'abakire bonyine. Ellen White aratangara, arangije arandika ngo abo bantu b'abanenganenzi ntibari muri iryo tsinda. Iyo hagiraga ikintu kiba, bamwe basigaraga inyuma, abasigaye n'abari baramenyereye kwihanganira amakuba nibo basigaye bonyine.
ariko reka njye ikintu mbabwira, kubera icyo abadivaniste, kuki abana b'Imana bagiye kujya mu ijuru aribo bafite ibibazo byinshi? Nuko iwabo atari inaha. Mu ijuru nitugerayo, abamarayika baturindaga bazaba bafite morali idasanzwe. Tuzaba tuvuye aho ngaho turi nk'abantu bavuye mu cyaro. Murebe namwe abantu bavuye mu ntambara badaheruka kwiyitaho, ngo nitugera mu ijuru bazabanza badushyira ahantu hamwe kugira ngo baduhe gahunda turi bugendereho. Ngo abamarayika bo mu ijuru batazi ibyabereye mu isi, batigeze baza ngo babane natwe uko bwije nuko bukeye, ngo bazaza begere ba bamarayika baturindaga, ngo babaze ngo aba ni bande? Ngo abamarayika baturindaga bazaba bafite courage. Nibanjye bababwire ngo aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi. Haleluya. Mu ijuru kimwe mu by'abamarayika bazaturataho nuko tuzaba turi abantu bavuye mu mubabaro. None mu byumba by'amasengesho buri muntu wese arimo aratanga icyifuzo, mu nsengere ndi mu buzima bubi kandi bitari bikwiye, munshyira imbere y'Imana, iki kintu ntago. Ariko ni gute umuntu w'Imana abaho afite ikintu kimubangamiye? Paulo yari afite ijisho ryahoraga ririra, yabwirizaga ubutumwa arihanagura, ategura amasengesho, abwira Imana ati Imana, kugira ngo ibintu bicemo neza, kuraho iki kintu cy'iki kijisho kimbangamira, ubundi ngo ukorere kahave. Imana irangije amubwira iti ntuzongere kuvuga ibyo ngibyo. Ushatse kuvuga ko utabwirije? Ubuntu bwanjye buraguhagije. Mu bibazo turimo, mu kaga turimo, ubuntu bwa Kristo bugize gute? Burahagije. Nawe ahita ati akaga ko kwenda gutemba karushagaho kugwira, tugumya kugenda twegamiye wa mukingo wera, ariko tukaburaho dukandagiza ibirenge neza mu nzira, kuko hari impatanwa. Noneho imbaraga zacu zose zisigara zifashwe na ya mirunga. Turangije turarangurura tuti twakomejwe no hejuru. Haleluya. Ngo bagiye kubona babona imigozi, mu gihe bari babuze inzira, bagiye kubona babona imigozi iramanuka. Imaze kumanuka bashaka kurunguruka ngo barebe aho ya migozi iri, babona aho ifatiye nibahareba hari ikiganza cy'Imana gifasha ubuzima bwacu. Ntushobora kubibona, ariko Imana ifite ukuntu itubeshejeho. Arangije nawe ahitiwe n'umugabo we, bamaze kuvuga ngo twakomejwe no hejuru, bafashe wa mugozi, ngo wa mugozi bajugunya mu gihugu cy'ibyiza. Ikintu gikomeye rero, mu gihe bari bafashe kuri iyo migozi, ngo baribajije ngo twibazanyije ubwoba twiyongeranya tuti mbese iyi mirunga ifashwe n'iki? Ngire ikintu mbabwira, turi mu kwezi kwa 12, imiryango yose isobanutse, abantu bazi ubwenge, ariko umugabo n'umugore baricara bati turebe uko umwaka urangiye. Waba umugabo w'umukire, waba w'umukene, waba w'umushomeri, iyo gahunda ibaho mu rugo ruzima. Muti mureke turebe amafaranga twasohoye. Abagabo rero dukunda amafaranga, murabizi. Ugatangira uti mu kwezi uku nuku twakoresha 100 ngahe, mu kwezi uku nguku wabara wajya ko ukabona ni miliyoni zingahe. Umudamu agahita kubaza ati aya yose yavuye he papa kana? Ntushobora kumenya aho amafaranga mwakoresheje yavuye. Twakomejwe no hejuru. Kuki abana bawe ukibasha kuba managinga? Abantu nibaza kukureba bakakubwira bati wowe kuki basha kumanaginga urugo bigakunda? Abandi bagabo barimo barakubitwa n'abagore babo, none umugore wawe akwita umutware no ku rusengero, ubona guherekeje, uracyagira amahirwe. Nirihe banga ukoresha? Ntuzamubwire ngo iwacu tubasha abagore, uzamubwire ngo dukomejwe no hejuru. Kigali wowe kugipfundikanya bigakunda, ko wowe abandi twahombye twarakurushaga amafaranga, ko twahombye ukabugikanyakanya ucuruza. Niyihe tekinike ukoresha? Tubwire. Ntuzibeshe ngo umubwire ngo kuva kera abanyenyanza turi abacuruzi, kuko abanyenyanza benshi nabo byabayobeye. Uzamubwire uti twe dukomejwe no hejuru. Abana bawe ko batakubana ibirara, kukibasha kwambara ukabona n'umwenda, ukaba ukibasha kwambara, ko tumaze iminsi turi mu buzima bumwe, kuri umukobwa w'imfubyi tukaba tukuzi uko umeze, ariko ukaba ukijya mu rusengero tubona wiyubashye, utarajya ku muhanda ngo utege nk'abandi bakobwa b'indaya. Nirihe banga ukoresha? Uzahita ubabwira uti nge mfite ibanga mutazi, nkomejwe no hejuru. Hejuru yo hejuru yo hejuru tuhafite Imana.
muri uyu mwanya nagira mbabwire ngo mu minsi iri imbere, mu bihe by'akarengane, mu bihe by'akaga birindiriye ubwoko bw'Imana, Imana igiye kumanura imigozi. Abana b'Imana bagiye kubaho mu buryo batabasha gusobanura. Abana b'Imana bagiye gukizwa imitego mu buryo batabasha gusobanura. Imana izabyikorera kugira ngo yigaragaze yo ubwayo. Ntihazagira umuntu ugukanga ngo hejuru hari abantu. Mu mubwiriza Bibiliya ivuga ngo iki? Mu gitabo cy'umubwiriza, abafite Bibiliya zanyu munyaruke turebe. Mubwiriza igice cya 5 umurongo wa 7. Nubona mu ntara umukene urengana, abakene barimo bararengana mu bihugu byinshi byo ku isi, ukabona abanyarugomo bakuraho imanza zitabera, abanyarugomo ukabona nibo batsinda mu manza, ukabona gukiranuka ntiguhari, ntibizagutangaze, kuko isumbya abakuru ubukuru ibyitegereza. Haleluya. Hari isumbya abakuru iki? Ubukuru. Dufite abizera bacu bagera imbere y'umuyobozi w'umurenge, utanywaga inzoga akaba yazinyweye, gitifu yandeba nabi. Dufite abagera imbere ya minisitiri kandi ari abayobozi b'itorero, yagera imbere ya minisitiri ukagira ngo isabato ntiyigeze ayimenya n'umunsi n'umwe. Dufite abagera mu nama zikomeye, ibyo bataryaga bakabirya. Mva muso nawe niko wabigenza, narindi kumwe n'umuntu mukuru. Icyo nshimira Imana, umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo nyabagabo. Bibiliya iti kuko isumbya abakuru ubukuru ibyitegereza, kandi hariho abakuru babarengeje. Haleluya. Ku isi ninde muntu Imana yita mukuru? Nta wundi. Hejuru y'abakuru mubona bakomeye hari abana b'Imana, nibo bantu bitwa bakuru. Hejuru y'abana b'Imana hari umukuru nyiribihe byose. Mwikwitesha agaciro. Buriya muri biro y'umuyobozi runaka aguhamagara bizi yuko uri umuntu w'Imana. Ntimukajye mwisuzuguza. Ajya kuhagera umwuka w'Imana yamubwiye ngo uyu muntu mugiye kuvugana ntumuzane mu bintu bya feke feke, ni umuntu udasanzwe, ni umuntu w'Imana. Mwitonde. Hejuru y'abakuru hari abantu b'Imana, nibo bitwa bakuru. Kandi hejuru y'abantu b'Imana nabo ntibazagutware. Ntuzagendere mu ikoti rya pasiteri n'umubwiriza n'umukuru w'itorero. Hejuru ye hari Imana. Mwemerera Imana ikora ibyayo. Mu gitabo mu isomo badusomeye muri Luka, isomo rikomeye cyane, Luka igice cya 21 umurongo wa 28, Yesu yari amaze kuvuga ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu n'imperuka, yerekana uburyo ibintu bizaba bikomeye. Ku murongo wa 25 arangije ati kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hanze hasi amahanga azababara bumirwe, abantu bazumva inyanja n'imiraba bihorera. Mu buhanuzi inyanja ishushanya abantu benshi, imiraba ishushanya ibigeragezo. Ku bantu bariho muri iki gihe n'abazabaho mu gihe kiri imbere, bazabona uburyo inyanja n'imiraba bihorera. Hazabaho gukubitana cyane kw'ibibazo n'abantu benshi. Yesu ati umurongo wa 28, nuko ibyo nibitangira kubaho muzagira gute? Nta gisubizo muzaba mugifite hasi. Muzararame mwubura imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Amakuru mazima yo gucungurwa kwanyu muzayabona mwubuye imitwe. Ubu dufite abadivantisti barimo gutega amatwi amakasete y'abantu bo mu madini tuzengurutse bagiye ikuzimu. Kanaka wamwumvisha yagiye ikuzimu, uziko ngo hari amabotike we. Ukibaza nta mudivantisti n'umwe usabwa gukurikirana amakuru y'ikuzimu. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije. Twe nta butumwa bw'ikuzimu Imana yaduhaye, yaranabuturinze. Twe dufite ubutumwa buva direct ku Mana. Mu gihe ibintu byose bizaba bibi, mu gihe ibyo dukora bizatwangira, mu gihe ubuzima bw'umwuka n'ubw'umubiri n'iby'ubwenge byose bizazamba, abana b'Imana basabwa kuzasigarana ikintu kimwe. Umva, Satani ashobora kukwicara ku mutwe, ashobora gukora byose, ariko Satani ntashobora kubuza umutwe kurarama ngo urebe ibyiringiro ku Mana. Ntibibaho, ntibyashoboka.
muri uyu mwanya nagiye mbabwire ngo mwikwita ku byo turimo gucamo, murebe hejuru hari Imana. Hejuru y'ibibazo byawe, hejuru y'ababihagarariye ibyo bibazo, hejuru ya Satani wateye abo bantu kuzana ibyo bibazo, hejuru ya byose hari Imana. Mureke turangamire Imana, urugendo rwacu ruzoroha mu izina rya Yesu.